Murakaza neza ku cyumba cy'ibitekerezo TV. Muri iki kiganiro turasesengura inkomoko y'umugenzo wo guterera ivu umukobwa usaba ko muzabana nk'umugabo n'umugore. Ese uyu muco watangiriye hehe? Ese n'uwo bakristo cyangwa waturutse ahandi? Kandi se ijambo ry'Imana ryo ribivuga iki? Muri iki kiganiro ntabwo tugamije guca urubanza ku bantu, ahubwo tugamije kureba amateka n'inyigisho za Bibiliya kugira ngo buri wese ashobore gufata umwanzuro azi neza kandi ukwiye. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Murakaza neza ku cyumba cy'ibitekerezo TV. Muri iki kiganiro turasesengura inkomoko y'umugenzo wo guterera ivu umukobwa usaba ko muzabana nk'umugabo n'umugore. Ese uyu muco watangiriye hehe? Ese n'uwo bakristo cyangwa waturutse ahandi? Kandi se ijambo ry'Imana ryo ribivuga iki? Muri iki kiganiro ntabwo tugamije guca urubanza ku bantu, ahubwo tugamije kureba amateka n'inyigisho za Bibiliya kugira ngo buri wese ashobore gufata umwanzuro azi neza kandi ukwiye. Reka dutangirire aha turebere hamwe aho umuco wo guterera ivu umukobwa byakomotse. Abashakashatsi benshi bagaragaza ko umuco wo guterera ivu mu gihe cyo gusaba umukobwa watangiye cyane cyane mu Burayi bwo hambere. Mu gice cy'abami n'abagaba b'ingabo, abasirikare bateraga ivu imbere y'umwami cyangwa umutware wabo nk'ikimenyetso cyo kumwubaha ndetse no kumwiyegurira. Nyuma y'igihe uwo muco watangiye no gukoreshwa mu rukundo. Umusore yashoboraga guterera ivu umukobwa nk'ikimenyetso cy'uko yicisha bugufi kandi amusaba kwemera kuzamubera umugore. Mu kinyejana cya 19 n'icya 20, filime, ibitabo n'ibitangazamakuru byatumye uwo muco ukwirakwira hirya no hino ku isi. Uyu munsi abantu benshi babikora kuko babibonye mu mafilime cyangwa ku mbuga nkoranyambaga, atari uko ari itegeko ry'idini. Aha ntabwo twakomeza ibyo ngibyo tutarebeye hamwe icyo Bibiliya ivuga kuri ibi ngibi. Bibiliya ivuga ko gupfukama ubwabyo atari icyaha. Hari aho abantu bapfukamye basenga Imana. Daniyeli yapfukamaga asenga Imana. Yesu nawe yapfukamye asenga se. Intumwa Pawulo nawe yapfukamaga isenga. Ariko icyo Bibiliya yibandaho ni ugupfukamira n'impamvu mupfukamiye. Reka turebere hamwe gupfukamira umwana w'umuntu. Hari aho Bibiliya ibuza guha umuntu icyubahiro kigenewe Imana. Mu Byahishuwe ibice byaho 19 ku murongo wa 10, Yohane yagerageje gupfukamira marayika, ariko marayika aramubuza ati, ntubikore, Imana aba yo yonyine usenga. Mu Byahishuwe igice cya 22 ku murongo wa 8 kugeza ku wa 9, marayika yongeye kubuza Yohana kumupfukamira. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice byaho 10 ku murongo wa 25 kugeza kuri 26, Koroneliyo yapfukamiye Petero, ariko Petero aramuhagurutsa ati, haguruka, nanjye ndi umwana w'umuntu nkawe. Aya masomo yose agaragaza ko kuramya cyangwa guha umuntu icyubahiro kigenewe Imana bidakwiriye na gato. Aha wahita wibaza uti, mbese guterera ivu umukobwa ni icyaha? Bibiliya ntabwo ivuga ahantu na hamwe ngo ntuzigere uterera ivu umukobwa umusaba ko mubana, ariko kandi nta hantu na hamwe bitegeka. Icy'ingenzi ni ukwirinda guhindura umuntu ikigirwamana cyangwa kumuha icyubahiro gikwiriye Imana yonyine. Niba guterera ivu umukobwa ari ikimenyetso cy'urukundo gusa, abantu bamwe ntibabibona nk'icyaha. Ariko hari abakristo benshi bahitamo kutabikora kubera ko bumva ko gupfukama gusa bikwiriye gukoreshwa cyane cyane mu gusenga Imana no kuyubaha. Aha reka turebere hamwe inama twahereza urubyiruko. Niba ushaka gusaba umukobwa ko muzabana, muganire mubanje gusenga. Shyira imbere kubaha Imana ndetse no kuvugisha ukuri. Ntukigane ibyo wabonye muri filime gusa. Ikindi, menya icyo mwembi mwemera n'umuco mushaka kubakiraho urugo rwanyu. Icy'ingenzi si uburyo umusabamo, ahubwo ni urukundo
ubudahemuka n'isezerano muzubakiraho urugo rwanyu, ndetse kandi byose mukabishyiramo Imana. Tugana ku musozo, reka tubabwire ko umuco urahinduka ariko ijambo ry'Imana ntirihinduka. Mbere yo gukurikira ibyo tubona ku mbuga nkoranyambaga cyangwa muri za filime, dukwiriye kubanza kubaza tuti, ese ibi biha Imana icyubahiro? Niba igisubizo ari yego kandi bidahabanye n'ijambo ry'Imana, umuntu ashobora kubikora afite umutimanama ukeye. Ariko niba umutimanama wawe bukubuza, ntiwakagombye na gato guhatirizwa kubikora. Murakoze gukurikira Icyumba cy'Ibitekerezo TV. Niba mwakunze iyi nyigisho, mukande like, subscribe kandi mudusigire ibitekerezo byanyu kugira ngo tumenye icyo tugomba gukora n'icyo twakurikizaho mu kubahiriza ibyifuzo byanyu. Nge ndi Emmanuel Nshimiyimana, umugaragu w'Imana n'abantu. Mukomeze guhaha kandi muronke aho muherereye hose.